tubasuhuze abaduteze amatwi cyangwa se abakurikiye Bwiza TV, bwiza.com n'isi n'abantu. Reka dusuhuze abari hirya no hino ku isi tubabwira ko iki kiganiro ari ikiganiro cya Gospel Talk kuri Bwiza TV na bwiza.com, kikaba ibyahishuwe ku isi n'abantu. Naki turakwakira. Yego, urakoze cyane Mahoro, urakoze kunyakira muri iki kiganiro, nayo ndakwakiriye. Reka twakirane. Reka kandi tubwira abantu gukomeza kwirinda coronavirus, nubwo uyu munsi twavuye muri guma mu rugo, ariko nubundi tugomba gukomeza kwirinda, dukaraba intoki, duhana intera, kandi tugerageza kwambara agapfukamunwa nk'uko amabwiriza abidusaba. Abantu nibakurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi inzego zose ziri kurwanya COVID-19, abantu bumva ibyo zivuga, bareke kwishyiraho ibyabo cyangwa se kunegirija ibyo bagomba kuba bakora. Uyu munsi hatagiye gukwirakwira ko COVID izagenda yihinduranya mu buryo bwinshi cyane. Saga ari gukwirakwira, ubwo niko biri, niko inzego z'ubuzima zivuga ko yitwa Delta, yihindagura mu buryo butandukanye, ndetse n'abayirwara mu buryo butandukanye maho. Yego. Bivuze rero ko abantu basabwa kwirinda kugira ngo ese buriya Miki iyo yihinduranije urukingo rwari rwarateguwe ruba rukomeza guperforminga. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ngira ngo n'inzego z'ubuzima zishobora kugisubiza, ariko mu bigaragara niba harabayemo challenge yo kuba indwara ishobora kwihinduranya, bivuze ngo n'urukingo harimo akandi ga challenge gatoya, kuko ngira ngo basetinga ibijyanye na antivirus bahereye kuri virusi hari. Meki rero uyu munsi tugiye kuvuga ku ibaruwa yanditswe n'ubuyobozi bwa ADPR. Iyo baruwa akaba yarandikiwe abakozi ba ADPR cyangwa se abitwa abarimu, aho bandikiwe ibaruwa yo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 2021. Hanyuma rero umuvugizi akayishyiraho umukono, bikaba bivuga ko iyo baruwa yabarashyikirijwe abarimu 1500. Muri iyo baruwa umuvugizi yanditse avuga ko ngo bakwiye gutandukanya icyo bita umuhamagaro n'inshingano. Aho babwiwe rero yuko ngo bagiye ibintu by'inshingano zavuyeho, kandi ko batazongera guhembwa. Kuko iyo bivuze gukurwaho inshingano bivuze ko ari ukubura akazi. Bivuze ko ari ukubura akazi. Kuko inshingano wahindurwa akazi, kuko ariko inshingano bo zakuweho. Babwiye ko zakuwe, byagenze bite? Inshingano zakuweho. Niba zarakubwo bivuze ngo na akazi bambuwe muri make. Bivuga yuko iyo urebye ubona ko abarimu uburyo basigayemo basigaranye inshingano zingana n'iz'umukristo. Ese ubwo abarimu nabayemo ubusobanuye uburyo abarimu muri ADPR, uburyo inzego za ADPR zubatse, hari urwego rw'abakristo ari narwo rwego rukuru, hanyuma hakaza urwego rw'inama y'ubutegetsi ibigizwe n'abagize biro nyobozi n'abandi bantu b'abahanga cyangwa se b'inararibonye baba batoranijwe. Hakaza urwego rwitwa biro nyobozi ibigizwe n'umuvugizi n'umwungirije n'abandi bafasha be bose bakagera muri 5. Hanyuma hakaza inama y'ururembo nyine abagize indembo, hakamanuka abagize amaparuwase, abayobozi b'amaparuwase n'abayobozi b'imidugudu. Hanyuma iyo bavuye mu bayobozi b'imidugudu haza abo bita abakuru b'itorero. Ariko Meki buriya abakuru b'itorero na representant bw'abari umukuru w'itorero, kuvuga ngo inshingano zose ushobora kuzamburwa. Ariko iyo urebye wenda ADPR wenda nk'uko umuntu ayizi, ubona ko yari ifite abakozi benshi cyane, banafatana navuga ko wenda bashaka kuba batari bakenewe. Yego. Kubera ko Mahoro usanga muri ADPR usanga abavugabutumwa b'ubushake, wajya muri ADPR ukasanga abavugabutumwa bitwa abavugabutumwa nyine bafite inshingano banahembwa n'itorero. So wareba ugasanga umudugudu, even no mu bapasiteri usanga umudugudu umwe ushobora kugira abapasiteri 4, cyo bita umudugudu. Yego. Ukajyana n'abarimu nka 2 wenda 3, bakaba abakozi 7. Ugasanga hariho abavugabutumwa b'ubushake. Yego. Ugasanga hariho abadiyakoni. Ubwo ndi kuvuga uburyo hari abantu bakora imirimo y'ubushake benshi, ugasanga harimo n'abahemberwa benshi. Ariko nkibaza gusezera umuntu, gusezera abantu ntibizateza ADPR ikibazo. Nari ngira gusobanura iby'abarimu. Abarimu urumva n'urwego rundi rwo, ariko burya nta nubwo muri stati za ADPR ntabwo umwarimu abarwa. Ni abantu nyine basengerwa bagahabwa inshingano y'ubwarimu, ariko ni nabo babegereza kuba abapasiteri. Yego, nibo bagenda barabagamo abapasiteri. Kuba umwarimu hari abahita baba abapasiteri, nyine ari step, ari inzira yo kuba pasiteri, cyangwa se hari n'abapasiteri bataciye muri izo. Ariko birebye neza Miki nkuko twarimo tubivuga n'ubundi, ubona ko atari urwego rukenewe muri ADPR. Gusa wenda ikibazo kiri buze kuvuka no kwibaza ngo
ni iki kiza gukurikira cyangwa se baraza kubaho gute? ukurikije structure cyangwa se ukurikije uko andi matora abayeho cyangwa uko ADPR ibayeho n'uburyo ifite abakristo benshi basa nk'abakorera ubuntu bayitangira itorero, nge nibaza ku rwego rw'abarimu rwa rwego rusa nkaho rudakeneye, kubera ko mahoro ngira ngo abavugabutumwa b'ubushake, ADPR riri mu matorero rifite icyo bita abavugabutumwa b'ubushake, ngira ngo naho banavuye benshi. Yego. Ariko nabo usanga n'uyu munsi none ikibazo gihari, ngira ngo bizanayigora, babayemo abantu b'ibisambo bo kuza kubeshya abantu, abo bita abasatuzi cyangwa se n'ibindi bintu byinshi cyane bigenda bivukamo, iyo bigezaho bivanga n'abahanuzi. Usanga harimo abantu benshi bahanura ibinyoma cyangwa se babirishisha babegeze isahani. Rero ukibaza kugabanya abavugabutumwa basanzwe bafite inshingano mu itorero no kuzagenzura muri abavugabutumwa b'ubushake. Yego. Naho ADPR ifite akazi. ADPR ifite akazi meki, ndetse ahubwo iyo urebye imirimo ikorerwamo ukareba uburyo umubayeri mukuru ari umukristo, doke usanga hariho ikibazo wavuga ko ari nko kwibeshya muri uko kuntu ko kugira abakozi benshi, kubera ko niba umukristo abasha gukora adahembwa ahubwo agatanga amafaranga kandi agakora imirimo imeze nk'umupasiteri, kuko hari abakristo bakora ivugabutumwa n'ubundi bashobora no kugira responsibility. Urugero nk'abadiyakoni ntibahembwa kandi barakora, bashobora no gusigirwa umudugudu bakabikora. Hari n'abakristo bafonda ibyumba by'amasengesho bikaba byanarusha imbaraga amatoro cyangwa se imidugudu. So urumva mahoro usanga rimwe na rimwe ngira ngo iri torero rikeneye structure iri strong, ifite igomba gukora analysis kuri ibyo bintu ishingiye ku mibereho y'abakristo bafite, ishingiye kuri history ku background y'itorero rifite, none ikareba no mu gihe tugezemo uburyo bishobora gukorwamo. Ikibazo gihari uyu munsi rero Miki, uburyo ibintu bya ADPR nta cyizere ushobora kugira ko niba ari kubaka bizarama, kubera ko nk'ibirebye ubuyobozi bwagiye bubaho bagiye batobarira ko bavuga amazina kuko urumva babaye abayobozi, ukareba nk'inkubiri yo kwa Sibomana na Tom, nibo bazanye ibintu byo kujagariza ikintu cy'amaparuwase menshi, gushyira amaparuwase menshi no gushyira abapasiteri benshi, bakoze ibintu byinshi cyane, ndetse aho bagiye bashinjwa ko ubupasiteri bwagiye bugurishwa, bikaba byarabaye ikibazo mu itorero ko haba hari abantu bagiye bagura n'ubwo bupasitoro, kuko kari akazi Amahoro kukubwira ngo uratanga miliyoni 2 cyangwa se miliyoni 1 ukabona akazi k'ubuzima bw'iteka. Bari bazi ko ari ibintu bazabaho ubuzima bw'iteka, bivuga yuko hari n'abagiye bafata amarambere kugira ngo babashe kubugura. Ukabona ko iki ngiki ari ikintu gikomeye cyane cyateje itorero igihombo, kuko ryagize abakozi ritabasha kujana miki. Uyu munsi rero turibaza cyangwa se abantu baribaza ngo koko nibyo ubuyobozi biro komite nyobozi nshyashya cyangwa se y'agateganyo iri kubaka inzego, ariko si cyizere cyuko izi nzego zizakomeza bubatse, kuko ejo ni haza undi nawe azongera bihindure. Nyine urumva Mahoro ngira ngo wenda nicyo ubuyobozi uri gukora simbizi, ariko nteka ko mu bintu by'amavugurura barimo, ngira ngo na mu nzandiko zabo byandikamo ko bari mu mavugurura y'ubuyobozi. Ngira ngo ni ikintu cya mbere twagiye tunabivuga kenshi ko icyo bari bakeneye kugira structure ihamye ndetse izwi n'abantu, izwi n'abakristo, yayi n'umuntu wese ashaka kuza avuga ngo nubwo ngiye kuba umupasiteri mu itorero rya ADPR, inshingano ufite ziteye gutya, ibyo nzagenderaho ni ibi, policy dufite ni ingi, values dufite ni zingizi, ariko se ubushobozi nzajya cyangwa se ubuyobozi mu buyobozi bwanjye no muri responsibility bizagarukira hehe? Ariko ahanini iyo urebye usanga iri torero rya ADPR nuko buri muntu wese arigiraho ijambo, uwo ari wese agiramo ijambo, n'umukristo agiramo ijambo. So ugasanga nuvuga ngo byaba kuko ngira ngo ejo wabivuze kuba byitwa association, byaba association n'abakristo ubwabo bumva ko bari muri association, ariko igigutangaza abakristo nuko ukoze icyaha aratengwa, yirukanwa muri association kandi nta merekeza, ntabyo yashoye, nukuvuga ngo ubundi association tumenyere muri association usanga umukristo cyangwa nako usanga umuntu uba muri association membre w'iyi association aba afite ibyagiye atanga muri association cyangwa se afite ibyamwinjije muri association. Nubwo ndavuga kuri association z'inyungu zibyara inyungu, niyo urebye n'amatora nayo nubwo avuga ngo ni imiryango idaharanira inyungu, ariko abakristo barashobora baratanga. Ntabwo bavuga ngo ni imiryango idaharanira inyungu, kuko uyu munsi ikintu cyose bashingiyeho n'amaturo, niko byitwa, kandi baramutse badatuye burya bose bagiye. Ni imiryango ishingiye ku myemerere muri RGB niko babivuga, ariko uko gushingira ku myemerere ugasanga ahubwo ni imiryango iri behind of a business cyangwa se behind of some philosophy. Urumva niba hariho kuvuga ngo twebwe dushingiye ubushobozi bwacu bushingiye kuri income iva mu bakristo, ubwo bushobozi umukristo natengwa ibyo bizaba birangiye. Umva ko itorero ryubatse n'umupasiteri wakoze icyaha
iyo atenzwemo biba birangiye ariko icyiza cyabyo ariko sinzi niba pasiteri iyo utengura ongera ukagaruka ugakomereza aho wari ugereje ubu umukristo inyungu zihe se ufite inyungu nyine nizo kuvuga ko uri umukristo uzajya mu ijuru uzajya mu ijuru utari mu itorero cyangwa uri hanze yaryo ntiwajya mu ijuru mbeki tugarutse ku busesenguzi hari ikintu kimwe abantu bakwiye kumenya wenda nimba ADPR iri kuvugurura kugira ngo yubake inzego nziza nk'uko nyine twagiye tubivuga no mu biganiro byahise ariko bakwiye no kwiga kuvugurura nabo kuko nibaramuka bavuguruye abo hasi nabo bativugurura hejuru bazavugurure n'imyumvire no mu myumvire y'abakristo no mu miterere y'ubuzima bwa buri munsi bw'abakristo uko niba ari association nyine association ariko banareba bavuga ngo umukristo kumubwira ngo tanga amaturo bareke kushyira ikintu cyo ngo bitsa mu ijuru ngo bitsa mu ijuru ariko itorero rikamubwiye ko twese turi kubitsa mu ijuru ko abantu bose bari uyu munsi wenda mu myaka 100 nta n'umwe uzabukiriho abana bawo n'abuzukuru babo icyo bazakura kuri rya toro ni iki ngo umuyobozi umwe yabajije umuyobozi w'igihugu umwe ngo yabajije umuyobozi w'idini aramubwira ati niki mukoresha kugira ngo abakristo banyu be kubivumburaho aramubwira ngo nibanga rimwe gusa tubizeza ibintu bazabona bapfuye ngo naho mwebwe mubizeza ibintu ngo bazabona bari mu isi imihanda mugahora muhanganye babwira ngo ntimwabikoze kandi ibyo abantu bapfuye se uzi koko niba uzayibona ushaka no kuzasanga nta n'ibihari ariko twebwe tubabwira ko bazabona ingororano bamaze gupfa rero utarapfa ntacyo watubaza rero mpamvu nta nambara tugira meke rero nk'uko wari ubivuze nari ngikomeza mvuga ko itorero mu buryo bwo gusobanura rirakwiye kuba urabona nk'ibi twibaza n'ama confusion aba yarabayemo amahoro ndiza confusion ziba zaragiye zigaragara uko twibyibaza niko n'abandi babyibaza keshi nk'iyo umunyamakuru cyangwa se umusesenguzi hari ibintu byinshi ushobora kwibaza ushobora no kwiga n'ibisubizo kuko urumva hano turimo turibaza ariko tugatanga n'ibisubizo ni byiza ko nuvuga ngo itorero rya ADPR riri mu ngaruka z'igihe kinini ryamaze risa nk'itwaye ibintu mu kigari mu kimodoka kitafite icyerekezo so uyu munsi none kuba birukana abapasiteri cyangwa bahagarika abapasiteri bikaba induru bikaba ikibazo ni ukubera igihe cyashize n'ingaruka z'imyumvire n'imyubakire y'igihe cyari kiriho so rero birakwiye ko mu byo bubaka kuko ni byiza ngewe mahoro ntago navuga ngo wenda ngo hari cyabaye ngo byashitse kuba birukana abarimu kugira ngo se barimo bazabarege bababwira ngo mwanze kuduhemba kandi dufite kontara z'akazi kuko umwarimu niba yahembwaga yagenerwaga amafaranga yo kwivuza yagenerwaga afite ibyo yagenerwaga nk'umukozi so urumva kugira ngo umuntu azakorege ngo waramwambuye ntufite ubushobozi bwo kumuhemba byiza ko wamusezerera yashobora kuvuga kuko benshi barahira bafite no muri iyo tangazo nabibonyemo ko hari ndahiro bari ngo ngewe haba mu mvura haba muki haba no mu nzara haba no kudakorera igihembo birimo mu byo barahiye izo ndahiro zizabakubita ariko noneho urumva nari nkivuga itorero bwaryo izi ndahiro babagabo barahiye cyangwa n'aba babyeyi barimo aha ngaha ubwazo zishobora kuzadefinisa ushobora gukorera Imana uko by'ukuri ariko sabo hejuru bo nabo bazaho badahembwa so urumva hari uburyo bwinshi ikindi umukristo uruhare rw'umukristo muri izi mpinduka nizihe nuruhe ese ijambo ry'umukristo muri izi mpinduka nizihe hazaza umukristo mw'iri torero hazaza na future yiwe no mu myizerere mu myemerere mu bushobozi mu mikorere no mu mibereho ye ya buri munsi ubuzima bwe ni kuko ADPR ni rimwe mu matorero tubona ko rirubaka rifite ryubakira abakene ariko ushaka gusanga hazaza umukristo no kuzajya mu ijuru nyine yapfuye uretse nyine uwo musanga rimwe na rimwe ryubakira ukumva ngo ryatanze inka ariko ni ibintu bidahoraho maho ni ibintu bitari muri vision bigaragara ko bitari muri vision bishobora kuba biri mu myandiko ariko bashobora bati twebwe nk'itorero nibura mu bakristo dufite mu itorero 100 tuzaya tuzamura abakristo 10 buri mwaka urumva maho bagira ubuzima bwiza icyo ubwo ndishaka kukwereka dushake buruse dutange buruse ku bana badafite uburyo bwo kwiga bari mu itorero aho kuba abana b'abapasiteri so urumva icyo shaka kuvuga ngo ndashaka kubira kuri cya kintu cyo kuba bavugurura mu bakozi bo hejuru ariko mu matorero mu itorero ubwaryo ndani ya mu nyungu z'abakristo ya church ugasanga nta birimo so wakomeza amahoro meki rero ukabona ko harimo ikibazo gikomeye aho ubona ko ino komite ifite akazi gakomeye kuko uyu munsi hari ingero nyinshi z'abantu bagiye bahabwa pension mu bigo bya leta barabarimu muri ADPR babikora babifatikanyije cyangwa ugasanga yari umupasitoro ariko afite n'akazi ka leta akajya muri pension meki yagira muri ADPR agakomeza gukora no guhembwa yageze mu gihe cya pension muri leta hanyuma akagaruka mu itorero yahagera bakamukubita nk'ikigo cy'amashuri kujya kukiyobora kandi mu by'ukuri yamaze kuba umupansiyoni
urumva ibyo byose ni uburyo bwo kurigisa umutungo nyine urumva w'abaturage. ni uburyo bwo kutagira amahoro, structure ihamye itagaragaza, itafitemo ukuri. Iyo structure mvuga ihamye ni ukuvuga ngo umuntu amakuru ubundi cyambere ni information. Kuba abantu bashobora kugira amakuru ku muntu wabo uba mu itorero. Umuntu ari muri pension kuko niba ashaka gukorera Imana naze akorera Imana mu buryo bw'ubushake, sibyo? Cyangwa se wa mugani mukavuga muti wenda kukakora afite wenda prime ishobora kuza wenda agahimbaza mu kikazamugenerwa nk'umuntu uba witanze, kuko urumva kesho umuntu abashobora amatike mahorega nabyo tujye tubyumva. Ntago mu pastor cyangwa ntago muvuga butumwa ajya ku rusengero atateze, aratega. Iyo uvuga ngo arateze n'abakristo bagiye bateze kandi nta muntu ubaha. Erega hari ikintu kimwe abantu bagomba. Nyine ibyo nibyo urekarama wowe nicyo kintu cyane. Ntabwo urekarama umva meki abakristo ibi bintu abantu babituzanyemo batubwira yuko ari kujya mu ijuru. Babizaramo abakristo babwira ko kubajyana mu ijuru. None kugeramo barimo bararwanira. None uyu munsi wowe uravuga ngo nahageze ngo nkeneye prime y'amatike. Ese umukristo wavuye Kabuga, umukristo utuye Masaka kandi bakakubwira ngo umukristo ushobora kubura Rwamagana, ntibana kugira inama yo kuvuga ngo ugumire Rwamagana. Bakavuga ngo umuhamagaro niba wakuzanye kukuzana Nyarugenge uzakomeza. Buriya nubwo niba tuge nk'urugero nk'abakire, niba ari umukire wo muri ntuza umukire wo muri Nyarugenge, ni urugero njye wo guha kugwereka ko ituro aba ari ikintu. Ntiyemerewe kujya gusengera Kabuga ngature. Yego. Pastor yamenye yakwirenza. Oya burya n'amakorari yasohotse. Ikintu cya mbere babigishaga ko ari kubabwira yuko bagomba gusiga icya 10 cyabo kugira ngo batakijyana muri ya paruwasi yindi bajyanye. Urumva rero cyane ikibazo nyine abantu barimo baragenda bamenya ukuri. Nge nibaza ko abayobozi bashyashya ba DPR bafite ibibazo bikomeye cyane, bafite challenge. Bayoboye abakristo bamaze kumenya ukuri, bamaze kumenya behind scene ziri mu itorero, uburyo abantu birirwa barwanira ku ifaranga ryabo, barwanira ubuyobozi, uburyo kuba umuyobozi mu itorero ari bindi noneho ntibyari iby'ijuru. Bawo ntibikiri iby'ijuru ahubwo sigari ibyo mu isi, ni business birarwanirwa nyine n'ibyo mu isi. Nibyo mu isi. Bivuze ngo rero mahoro itorero rifite rizagira challenge zo kubura abakristo cyangwa se kugira abakristo bamaze kuba ibihara ibihage, bamaze kuba abanucya barakare, bumva nta kintu bibabwiye. Niki rero wajya nkeka ko biri no mu bintu bishobora kuba bituma wenda ari n'ifaranga riri muri gabanyuka amahoro. Yego nyine nabyo ni ikibazo, ariko wenda muri ko kuvugurura be kureba abo hasi, kuko abayobozi bari hejuru nabo reka tubashimire wenda ibikorwa bari kugenda bakora, cyane cyane ko bataragira ku musozo ngo turebe uko bizarangira. Ariko hari n'ibindi bintu bagombye kuvugurura Meki, kuko urajya kubona ntabwo uzafata umukozi wo hasi ngo kubera ko ari umwarimu umuhagarike nyine. Nibyo ko kuri kuvugurura mahoro. Erega ibyo byose utagira ngo ku ruhande rumwe nigira ngo ni riske bano bayobozi bafashe, ni risk ariko ni risk izakomeza maho itoro biragoye ko rizakomeza stable kabisa. Uzavuga ngo representer gari ugende mu modoka ya miliyoni 150 ikonsoma cyane, kandi mu byukuri hari amamodoka aciriritse hari uyu munsi bashobora kugura Rava, bashobora kugura amasuzuki, amamodoka aciye bugufi kugira ngo ibintu bari kuvugurura bijyane. Donc ubone ko umuntu wese byamugezeho, ariko uyu munsi nibavugurura abo hasi hejuru kuki bategera kusaga Imana Samuel imodoka yagendagamo kakavatiri. Oya yari afite iyo bamuguriye iyo modoka isanzwe yantuza ya Jeep, ariko ari imodoka rwose nyuma akivaho gusa abamusimbuye bahise bagenda mu mavewiti. Kandi ngira nazo iyo niyo yaraguriwe n'abakristo. Uyu munsi ni ikibazo cyaba gikomeye kureba ku barimu, kureba kuri kugabanya imishahara, kureba kuri guhuza indembo kugira ngo abakozi babe bake. Barimo baraganya abakozi. Hanyuma warangiza za biro zo hejuru ugasanga uragera mu modoka ya miliyoni 150 n'igifaranga ugasanga urahembwa miliyoni 4 cyangwa 3 wenda ntitubizi imishahara yabo. Bayabivuga ko iri hejuru ya miliyoni 3. Iri hejuru ya miliyoni 3. Nabo nibiga kugabanya imishahara, nibarangiza bagende mu modoka zidahenze. Uvuga ngo ibiri kuba ku mukobwa w'i Yerusalemu nibibe no ku mutunzi. Oya nibibe no ku muntu w'inyaruguru cyangwa se bo mu cyahafi cyangwa na hehe. Aho rero tugakomeza wenda kwa gukebura gato kugira ngo abantu urumva amahoro hakeneyemo kuri muri torero. Boko kuri mvuga kuri kuzaza muri structure uri kuvugurura koko uyu ndayizeye pastor ndayizeye uri gukora amavugurura na biro yiwe, nabo nibashyiremo kuri ukuri mvuga bareke nabo bishyire mu mwanya w'ibyo barimo bakora, kandi bubaka ibintu barebe ko kandi ibyo bari gukorera abandi uyu munsi hano nabejo bizabaho. Uko reka ngo urugero nka Tom na Soma nabo birukanye bari bazi ko bazabasanga ku gatebe, ubu bari hehe. Oya noneho
na Karuranga na komite birukanye Tom. Ibyo bakoze kuri Tom ntibari bazi ko bizabakorerwa. Nabo ntibazi ko bizabakorerwa. Ni ukuvuga rero ngo inkoni kubise mu keba nibayirenza urugo. Ugomba kwirenza urugo. None barebe na usabwa Imana Samuel yirukanye abantu benshi nawe birangira nawe avaho nabi. So urumva isi mahoro, ubundi isi n'umwarimu mwiza irigisha. None mu bintu by'amatorero twitwa ngo Imana ni nziza, ngo Imana ishobora byose, tukajya tubigira ibintu by'Imana. Akenshi abantu bumvisha Imana umva ko ari ibintu biri perfect, ibintu birimo umucyo, birimo transparency, birimo ukuri kwinshi. None wajya kure ugasanga muri aya madini barakubwira ko barimo bubaka ibintu byiza, ariko mahoro wareba behind scene cyangwa se bigihisha inyuma ugasanga ni ibintu mahoro bidasobanutse. Wowe urabwira abantu ngo wenda ubushobozi ni bukeya, ariko nyamara style ni wowe ugikonsoma, uri gutwara ubushobozi bwinshi. Kugeza uyu munsi ikibazo gihari meki nuko abayobozi bose bagiye babaho muri ADPR wenda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bagiye bubaka ibintu biyubakiyeho, doko ugasanga bari gutegura amategeko ariko birebaho. Hanyuma rero uyu munsi byaba ari ikibazo abari gutegura ibingibi n'amavugurura baramutse birebyeho. Nyine nicyo nkubwira ngo uko kuri ni kuganze. Niba ngiye shaka amavugurura mu itorero rya ADPR, ndahera aho nicaye. Yego. Mhere aho nicaye ngeze hasi. So ni byiza rwose pema ibintu barimo bakora ni byiza. Niba babona ko kugira abakozi benshi nta musaruro bitanga mu itorero, kuko cyane ko umusaruro mu itorero ubundi itorero icyo twita itorero ry'Imana niba umusaruro wa mbere nuko abantu bihana ibyaha, nuko abantu bakizwa, nuko abantu bakura mu buryo bw'umwuka. Uwo niwo musaruro wa mbere mahoro. N'ushingiye ku bijyanye n'ivugabutumwa no gukuza iyo myemerere cyangwa se gukura kw'abantu mu buryo bw'imyemerere. Noneho icya kabiri hakaza umusaruro ujyanye n'uburyo bw'umubiri. Abantu uburyo bashobora kubaho imibereho y'abakristo, imibereho y'abanyetorero, imibereho ubwo mvuga no kuba babona za income. Ibyo binjiza abakristo banyu barimo baratera imbere mu buryo bwa economy y'abakristo ihagaze gute? Wajya kurugasanga itorero niyo rifite abakristo bakennye yandi matorero yose ari mu Rwanda. N'urugero ngiye gutanga, wajya kurugasanga itorero riraho remezo bifatika byinjiza bihari, nabyo ricungira ku bakristo, nibo bubaka, nibo babaha amafaranga. Itorero bwa ntishobora gukora projet zishobora kwinjiza amafaranga. Hari amaproje maho icyo bita imiryango, amasosiyasiyo yakwiye kuba akora projet, ariko mikiburi zifasha abana kwiga, zishinga amashuri, hari uburyo gukorera amaproje. Hari ikintu kimwe RGB yagombye kuba wenda yarakoze kuri no komite ya ADPR. Nibuka ubushize ubwo Rayon Sport yari mu bibazo, RGB yashyizeho ubuyobozi ndetse tukagiye dutekereza ko abayobozi bagiye aribo bazakomeza no kuyobora. Igihe rero cyaje kugira igihe cy'amatora b'abayobozi bo ntibagaragaramo. Ubundi abantu bateguye amategeko akenshi ntibagombye kugaragara. Amategeko se bo bari banarangiza ngira ngo bayizayi bari bahawe amezi 6 n'umwaka hari. Bari bashaka abahibiri bishobora kwiyongerwa. Ni ukuvuga ngo mahoro ntago ubwabo structure yarangira. Gusa nkeka ko bazanamara imyaka 5 bakibirimo. Marega bino bintu ni byinshi cyane. Itorero rimaze imyaka irenga 80. Imyaka irenga 80 itorero riri mu bintu bya kirabaye bidafite imyubakire mizima. Kuko ubundi akenshi ngira ngo mahoro yo turebye abashinga amatorero barubatse amasitati bagavuga itoreza aho gutya na gutya. Itorero ikari ry'umuntu warishinze. Yego. Uwo muntu uvuga ngo yirukana washatse akazana washatse. Urumva ko ni itorero rishingiye ku muntu umwe. Iri ngiri ryo ntago usijye kumva ngo ryavuye muri Sweden. Ryashyizwe mu biganza by'abantu benshi. Yego. Ni nayo mpamvu rega bora na Rayon Sport usanga ihoramo ibibazo. Nukora ko ifite ari dokimeze nkaho ifite abantu iri mu maboko y'abantu benshi cyane kandi bose bayifitiye impuhwe bifuza ko itera imbere. Noneho wareba ADPR yo usangayo ni itorero risa ni iry'abakristo, ariko noneho management igakorwa n'abantu bo hejuru kandi nabo bafite icyo bakeneye. So urumva mahoro ni uvuga ngo nicyo nabwira ngo ya structure ibayemo kuri gushingiye ku mategeko, ugashingira kuri ya myemerere ndetse ugashingira no ku buzima bw'abakristo bwa buri munsi. Yabasha gufasha abakristo cyangwa se n'itorero kubaho, ariko bakanarebwa ngo inyungu z'umukristo. Ni nabyo Joel Jean-Désiré avuga ati nta nyungu nimwe nshobora kugira mu kigega siko, ko ni inyungu n'ubundi zabari z'itorero. Yabivuga nyine avuga kuri rya kigega siko. Bivuze ngo igihe ibintu abantu bari muri iri torero badashobora kugiramo inyungu, still haracyari ikibazo mahoro. Biragoye ko abari mu itorero babona inyungu zifatika cyangwa se zibonwa n'amaso y'abantu, kubera ko amatorero n'amadini ikintu cya mbere babwira abakristo babo mugani
ni ukubabwira ko ibyo bari gukora ari ukujya mu ijuru. ni ukuvuga ngo ibyo uri gukora byose inyungu ni ukuzazibona upfuye. Ni ukuzazibona upfuye. Hanyuma rero ubwo subigirwe n'iki ko uzajya ikibazo gikomeye rero ugasanga za nyungu zifatika ziri kuba izaba abayobozi cyangwa se babandi kandi ubundi bakubwira ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Ni ukuvuga ngo igihe utazaryoherwa uri hano mu isi biragoye ko nijoro uzaryoherwa amahoro. Kuko na Yesu yaravuze ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro zingahe? 100. None se niba umukristo adakubiwe uzamubwira ko mu ijoro azaryoherwa ate? Ariko bagira imigisha Meki. Barayigira ariko mahoro reka mubwire. Hari indirimbo ivuga ngo imigisha tubona mu gakiza k'Imana. Imigisha. None se Jean se bavuga ngo nganyereka Mariyoti nizande. Ndizabadepere. Oya. Iyo migisha uvuga nyine reka turebe icyo twita imigisha. Twari turi kuvuga imigisha tudefinisa ku bijyanye n'umubiri. Yesu yaravuze ngo muzabona ku by'ubugingo ariko mukiri mu isi. Kandi barabibonye Meki. Ndavuga abo Yesu yabwiraga. Burya aba Petero barabibonye nyine. Icyo shaka kubwira ni ukuvuga ngo mahoro turenge ibijyanye n'imyemerere ahubwo turebe tuvuge ngo ya roho nzima iratura mu mubiri muzima. Umubiri kuba muzima nuko wa mubiri ubusukuye, ubona ibyo kurya, ubona aho kuba, nyine uri happy. Ariko umuntu ahora mu maganya muri izi ntambara birirwa bashyira mu bakristo kurwana. Bikwiye gushyiraho umurongo wo gukurikirana ubuzima bwa Kristo mu buryo bufatika. Apana kumva yuko babasengeye, babahanuriye, babarindishije. Wenda ndakeka ko ari byo bashaka gukora kuko itorero ryari rifite abakozi benshi. Ariko wanareba abakozi benshi ugasanga ari abantu bahora buri munsi ngo dutangiye iteraniro, ugasanga umuntu akazakora naho gutangira iteraniro n'ubu Kristo yajya kumuramo ntabashe kuba yanamubona. Ahubwo Meki nge numva umuntu yanabatungira gatoki abayobozi bari kuvugurura burya n'abapasiteri ni benshi. N'abapasiteri ni benshi wenda reka tuvuge ko hari ikintu kiziragiza muri ADP. Bazaguhitana bashaka kwambura abantu benshi akazi. Oya ntagaruko nose ngenda akora. Baze babe nkuko mbayeho. Erega hari ikintu kimwe bakwiye ko. Barahembwa ku yawe. Hari ikintu kimwe bakwiye kumva. Urumva reka nkubwire Meki. Abantu bagiye mu matorero n'amadini bagiye gushaka agakiza. Hanyuma bagizeho bajya gushaka y'imibereho. Noneho habonekayo ibice bibiri, igice cyishakira iby'agakiza n'igice kiri kwishakira iby'imibereho. Kandi maho urebye usanga akakavuyo kaba mu matorero kitwa ngo abasatuzi, abahanuzi barimo bashinjwa ibyaha byatewe n'abashumba bakuru. Kubera ko aba bavugabutumwa b'ubushake baje gusanga abantu bandi bitwa ngo ayo matorero nabo ubwabo ntabarye. Ntamuwe bagirira abakristo nabo baravuga ati rero niba ntacyo tubona reka twihangira umurimo. Ni no havutse ikibazo. Kandi ngo burya ngo umurimo werekeje amaboko Meki nk'ibirebye uzatungwa n'amaboko yawe. Nk'ibirebye abasatuzi bari mu itorero ADPR ukareba abavugabutumwa b'ubushake ukareba nabo bahanuzi ndetse n'abaririmbyi bari ku giti cyabo Meki. Usanga kenshi ubuhamya bwa benshi bugenda buba bukeya biturutse kuri cya kintu cyo kuba badafite uko babayeho. Wamuguriza ntakwishyure, wamubakira ntakwishyure. Do ugasanga harimo ibibazo byinshi bituruka kubera ko ntacyo babona mu buryo bufatika. Kandi bajya kureba bagasanga abayobozi babayoboye babashumbye ntibabarusha gukora. Ugasanga uri mu itorero uri umuhanuzi ari we rishingiyeho, ugasanga uri mu itorero uri umuririmbyi uririmba abantu bagafashwa ariko mu by'ukuri nta kintu gifatika ubona. Noneho bigatuma abantu bajya kwishakira. Ukuvuga ngo abantu bakristo bamaze kubona ko bamwe mu bayobozi b'amatorero cyangwa se b'itorero ubwabo baje kubw'inyungu zijyanye n'iz'umubiri. Yego. Sasa nabo bakaba baratojwe gukorera Imana nta gihembo. Kuko abaririmbyi bararimba nta bahembwa. Abavuga ko umushaki bigishwa guhora babwiriza basenga bakaza mu byumba gusengera abantu no kubaririmbisha no kujya kubwiriza mu biterane bakagutumira mu biterane kugenda ukabwiriza nta gihembo. Nabayibonye avuga ati rero ni byiza ko natwe iyi suruse kuko abavuga butumwa b'ubushake nibo bakoreshwa mu kwambura abakristo. Ukambyite kwambura. Kubera ko batera ubwoba unavuga ati mahoro ndatanga iriya modoka yawe Imana ntabwo izarinda umuryango wawe ntizarinda abana bawe. Akaza akabyigisha ati mutambe Isaka wanyu. Ubwo Isaka aravuga imodoka yawe, aravuga akazu kawe ufite, aravuga twadufana ngo yemba ukwezi. Ubwo akabwira ati nutayatanga umuryango umwaka utahora upfuye. Uko rero twese dukunze kubaho nta muntu wifuza guhita ava mu mubiri abantu akabikora mu buryo. Sasa ugasanga habayeho kwibisha cyangwa se gukangisha Bibiliya. Ari naho twaheraga tuga tuti mu nsengero nyinshi abavuga butumwa n'abapasiteri bamwe mu banyamatorero bacuruza ubwoba. Yego. Bacuruza ubwoba no kutagira umutekano mu bantu. Uko aravuga ngo Imana ntizakurinda nudatanga iki. Urapfuye. Ibyo bintu bibiri bikubwiye mahoro. Uhita ushaka imbaraga zose ariko bituruka
ko abakristo badasoma ijambo ry'Imana meki baho sino gusoma indoro se bavyigishwe gute ituro Bibiliya ivuga ko ituro ni ikintu uri buze gukora uko ugikoresheje umutima ukunze ntabwo uyu munsi uruze gukora uruze gutanga ituro baguhatiye ngo Imana iryakire ariko kubera ko abantu badasoma nyine wa mugani barakubwira ngo utamba isaka wawe ukagenda ugatamba n'ibidashoboka naho urumva nyine nicyo nshaka niba nabivugurura bazabivugurure byose mu myigishirize bareba ibintu bishobora bareba huza ubuzima bwa gikristo n'ubuzima bwo mwisi bwa buri munsi bareke kureba ubuzima bw'umwuka gusa baterebye ubuzima bwa wa mwuka uturamo buri munsi uko wa mwuka aratura mu buzima buhinduka aratura mu muntu uri muhindagurika umuntu uhura na tekinoloji umuntu uhura n'ubushomeri wa muntu uhura no kutagira aho kuba wa muntu uhura no kutagira ibyo kurya so urumva bakeneye gufata ubwo buzima bw'igikristo cyangwa se ubuzima bw'umwuka bugahuzwa n'ubuzima bwa buri munsi bwo mu mubiri so mahoro tugiye kuri icyo kintu cy'aba bantu wari urimo baza nyine ngo babaye abashomeri so mahoro urabona bicaza meki ndakumenyesha ko mu bayobozi bari bayoboye indembo n'abari bungirije n'abari bayoboye uturere uyu munsi nta nugira na paruwasi kuvuga rero ngo uyu munsi ngo abarimu cyane ko abarimo bo muri ADP benshi ntibanize bari abantu nyine bari aho bagiye bavumuka mu byumba by'amasengesho yavuga ati ri bagahita bamusengera akaba umwarimu ariko nta n'ikibazo kiri buze kuvuka ahubwo icyo mbona gute kuvuga ngo ariko se mbwiza ukuri ubundi ababishobora gute kuguhagarika umuntu mu kazi ntawe yanarekaramo erega buriya ntabwo umuntu atekereje ADP kera ni umuhanga cyane meki ngiye nakuriye muri iri torero papa yari umukozi w'itorero ariko bari barabuje kuvuga yuko bahembwa babyitaga isabune bakavuga ati papa yari pastor yari umuyobozi yari ashinzwe yamaze imyaka hafi 20 ari secrétaire comptable wa paruwasi urumva noneho bari barababujije kuvuga ko bahembwa urumva ni nawe wahembaga abakozi byari mu nshingano ze ariko iyo yabandikira gutubona tubonaga ndabyibuka ndi umwana ngo ku munsi hazaba inama ni no munsi muzafata isabune yanyu ukuvuga ngo rero bakuriye muri ibyo bintu bimeze nk'ubwoba byo kubeshya nabo ubwabo bakabeshyana noneho meki hakazamo ikintu iyo ugiye kurahira kundahira urahirira ugiye ku mukozi wa DPR harimo yuko utazakorera ibihembo ukabisinyira ni ukuvuga ngo igihembo ni ikintu cyiza nk'inyongera ariko gihari warabibonye ejo bundi uriya mugabo wari vice representant Karangwa yagiye kurega ngo igihe amaze muri gereza ngo ntiyahembwe byapfuye ubusa asanga nyine basanga amategeko amasezerano yasinye bagomba kuma miliyoni zira muri 20 ariko bamwibutsa bamwereka amategeko n'igihe yinjire mu muhamagaro ibyo yasinyiye wabonye ko yisa cicika-meki nukuvuga rero ngo nabo bose abijumira 500 kuvuga ngo babahagaritse nta muntu numwe ufite ingingo imureye mawo ikintu kiba kiriho impamvu bivuga bishobora guteza conflict hagati kuko urumva mahoro niba abantu 500 ni benshi mahoro uziko ni benshi ariko nibajya gushaka 500 we gushaka akazi mvuga babantu urumva uribaza mu mitima icyo bazabiregamaho ni communication abantu bakora ariko hari icyo bakwiye kumenya meki ndavuga icyo shaka kugaragaza nuko itorero mu kubasezerera naryo bari kwiye kubaha nyine hari siyasa hari uburyo rikwiye kubukuza nureba muri no baruwa umuvugizi yashoje avuga ngo tuzareba ibyo amategeko abemerera doki icyo amategeko ateganya ubwo se kandi harimo yababwiye ko basinye ko no gukora ubuntu bazabukorera ariko nyine yavuze ngo hashingiwe kuri ibyo byose tumaze kuvuga haruguru nkwandikiye nkumenyesha ko guhera ku itariki ya 1 urumva uri umukozi w'umuhamagaro wawe mu itorero rya DPR ariko nta shingano z'ubuyobozi ufite umushumba wa paruwase azakumenyesha itorero uzakomeza none se urumva bamaje kuvuga ngo bazareba ko hashingiwe kuri ibyo bavuze haruguru ibyo bavuze haruguru harimo no kuba warasinyiye ko ugomba haba mu bihembo bitaba bihari ugomba gukora umurimo w'Imana harabo yise ngo spiritual and administrative leadership no kuvuga ngo umuntu ufite izo nshingano kuko ntago abantu bose bagiyemeki hari abasigayemo uko ni benshi cyane barenza abo ngabo icyatano niba ntago ari benshi cyane bari benshi cyane kandi meki unabirebye ni nkuko twabivuze byari bikwiye birakwiye ko babagabanya amugani no mu bapaseri bajyemo bareba badafite inshingano oye ni bafate biranoroshye meki kuko ngira ngo ni umutwaro maho kuko itorero ni arisora amafaranga angana kuriya abakozi bangana kuriya wanareba no muri ibyo bya COVID-19 ngena nabagarukira mu bihe bya COVID-19 birakwiye ko itorero nareba kuri itorero idafite icyo ricuruza dafite projet dafite n'abafite amaprojet uziko imiryango imwe n'imwe haya miryango ifasha abantu mu bihugu bitandukanye hari imiyamaze gufunga imiryango kubera COVID-19 gufunga erega n'abacuruzi bazafunga meki kuko uyu munsi niba tumaze wenda iminsi 15 abacuruzi badakora hanyuma ukabugiye kujya wenda mu gihe cyo gusora umusoro wa leta
kandi mu by'ukuri umaze igihe udakora ni ukuvuga ngo ibiba bizakurikira ni ugukinga ni uguhomba na ba nyiramazu bari kubara noneho rero n'amatorero ni uko kuko niba uyu munsi umukristo afite ibibazo kandi ariwo bayeri defo w'itorero ni ukuvuga ngo itorero ryamaze naryo rifite ibibazo bikomeye cyane gusa mu bigaragara njye nibaza ko uburyo abantu basezerewe uburyo bazaganirizwa uburyo bazafatwa nibyo bizarinda itorero kuba nta ntambara ishobora kwinjiramo ariko nanone abantu 1500 ni benshi mahoro mu gihugu ugenda kumva mikini ni ikibazo no ku miryango y'aba bantu abenshi nicyo cyari kibatunze kandi buriya hari ibintu by'amakosa aba mu matorero n'amadini aho usanga umuntu avuga ko yamaze kwiyegurira Imana ntagire ikiri kintu akora mahoro ariko urabona ko ari ukubeshya oya ni ukubeshya kuvuga ngo Imana ngo wiyegurira Imana kuko buri mwarimu ntibyakubuza no kugira akabutike muri quartier kuba uri mwarimu ntabwo byakubuza no kuba wajya no mu isoko gamaye kandi ugira inshingano za buri munsi abarimu bahora ku nsengero maho biragoye cyane ubu rero noneho ariko babahaye umwanya nibagiye mu isoko bagiye gucuruza nkawe se nibaze bakore business meki ADPR ifite abakuru b'itorero barenga 3,300 uyu munsi nabo bagombye kubatekerezaho ubwo yivuze abakuru b'itorero bavuga abapasiteri rero unarebye n'uburyo imidugudu yagiye ihuzwa cyangwa se amatora yagiye ahuzwa ubona ko bitakiri ngombwa kuko usanga akazi kakorwaga n'abantu batanu meki uyu munsi muri ADPR karakorwa n'umuntu umwe rero ukabona ko nubwo urwego rw'abarimu byagenze gutyo ariko byagombye no kugira no mu bapasitoro b'abakuru b'itorero birashoboka maho ngira ngo ni nabyo bano bantu ba biro yandayizeye barimo bakora ni ibintu bitoroshye maho rega maho ikintu gitwa amavugurura ni ikintu kitoroshye haba no muri politiki kubakurikirana politiki iyo ubuyobozi bukoze amavugurura iyo guverinoma zihindutse wenda ugahindura guverinoma kuvuga ati ngiye bagashyira abandi bashyashya muri guverinoma hari abantu benshi basigara abashomeri kandi none ntago wareka kugira amavugurura cyangwa kugira impinduka mu buyobozi ngo nuko utinya intambara ngo nuko utinya wenda abantu benshi bagiye kuba bashomeri ariko maho ikintu cyane mbere abantu bagomba kumenya nuko impinduka zose zirababaza ntago impinduka zizari uguseka gusa ari no kuza ari ukubabaza impinduka zirababaza nyine ahubwo uburyo abantu bazakira nigira ngo nicyo kintu kiba kinakomeye cyane impinduka zo ni ibisanzwe ahubwo kuzakira nicyo kintu cyambere gikomeye rero navuga ko aba bagabo bari wenda bafite nkurikije ibyo bakora birashoboka ko bishobora kubahira bikaba byiza ariko cyane cyane bazite no ku buzima bw'abakristo bwa buri munsi none se tugana ku musozo cyangwa se bushingiye no kuri ku mubiri cyangwa mu buzima bwa buri munsi hazaza aho itorero hazaza aho umukristo bo kureba gusa ibintu ndani ya leadership kureba muri leadership yabo gusa bonyine bare no ku bakristo bazagira inyungu kuko umukristo n'umugire uti aha nawe uzagira inyungu cyakabona ejo bundi umuturanyi we nk'ubureka ubwire umuturanyi w'umukristo ukabona abonye umwana wabonye kwiga hari abakristo benshi bafite abana bicaye mu ngo kandi abakristo bagiye baratanga icya 10 hari abakristo benshi bari abakire barakena bakennye itorero rirajugunya rigafata rikaribana nk'ibintu by'ubusanzwe hari uburyo bwinshi cyane nk'itorero rya Anglikani uburyo ririmo ryiyubaka ukareba nko mu Giporoso amazu bahubatse y'ubucuruzi wagiye mu badivisi urabona imbere ya brigade ya Remera ya polisi ya Remera bahubatse ikigo cy'ubucuruzi nacyo kinini donc ubona ko burya abakristo ntekereza ko uyu munsi ADPR nayo yubaka amazu y'ubucuruzi abantu ba mbere bagira inyungu gukora muri ayo mazu n'abakristo ba ADPR reba no mu ikidive kigira abadive bagira ibikorwa byinshi cyane bafite za kaminuza bafite ibikorwa byinshi cyane so iyo urebye ibikorwa byabo ngira ngo rega mahoro ibi bintu binafasha b'abakristo babo kuba hari abashobora kubona akazi muri ibyo bigo iyo hatarimo manyanga iyo hatarimo ikene wabo cyangwa se za munyangire nk'izo zigaragara mu itorero ko mu itorero rya ADPR ryagaragayemo munyangire naryo n'itoro byavuzwemo ruswa n'ikene wabo byo byavuzwemo so urumva iyo ibintu byose bigiye mu kuri habayeho gukora izo business no gukora izo projet n'abakristo bashobora gutekereza projet yazamura abakristo iyo ugiye kureba meki muri iri torero uzasanga abarimu abantu bafite inshingano mu itorero niyo bagiye gusengera abadiyakoni bafata abana babo urumva ikene wabo kimanuka kikagera mu badiyakoni ugasanga wenda umuntu n'umwarimu ibunaka bajya gusengera n'abadiyakoni ugasanga bafasha umwana we ni byiza ariko bakwiye no gutekereza no ku bandi bakristo baba bari aho ngaho kugira ngo barwanye cya cyene wabo nyine ubukristo ni ubukristo bureke kuba nka photocopy ya politike muri politike no usanga abantu bamwe bavuga bati hari ibihugu bimwe na bimwe bifite icyene wabo bifite ruswa bifite akarengane ukabisanga mu buzima bwa buri munsi bwa politike ariko iyo bavuze igikristo cyangwa se ubuzima bwitwa ubwo mu ijuru bw'Imana
abantu benshi baba bakwiye kwibonamo transparency, kwibonamo umucyo, kwibonamo ikintu kirimo ukuri, kwibonamo ubuyobozi buhamye, apana kuba n'ubundi ka karengane wa muyobozi utuzuza inshingano ze wo hanze akorera umuturage ndakabona mu itorero. Yego. So urumva amahoro hari hakwiye kuba itandukaniro ry'ubukristo n'inzego zindi zisanzwe. Oya n'icyo twita politike, nubwo n'amadini nayo ubwo yari politike ko amadini ari politike kurusha amadini hanze miliki. Oya ni politike ko imyemerere n'ubundi impamvu RGB biri mu nshingano ya RGB ni politike kabisa. None mikitugana ku musozo sinzi wenda inama watanga urumva hariho ikibazo cyuko uyu munsi ADP irimo kuvugurura ariko buri buyobozi bwose bugiyeho buravugurura. Ese uyu munsi reka duhe ngoye nk'urugero neze ndeba mu gitondo ndi gusoma sanga itegeko nshinga ngo rya Haiti rimaze mu myaka 100. Noneho wareba Amerika ifite itegeko nshinga rimaze imyaka rigiye kumara imyaka hafi 200. Noneho ukabona ko ridahinduka. Ese aba bayobozi bari muri ADP ko nabo babizi ko ejo hagize ikibazo gituma bavaho abandi bazaza bazongera bakabisenya. Ni nama ki watanga haba kuba Kristo haba no kuri abayobozi kugira ngo ibintu biri kubako noneho bizaba ibintu bizashingirwaho ku buryo undi muntu uri buza atazabisenya uko abonye. Mawe byinshi nabivuze ngira ngo amavugurura yabo nashingire ujye yose ashingira kuri analyse nyinshi zitandukanye cyangwa kuri factors zitandukanye. Icyambere amavugurura yabo ngiye nabasaba gukoresha ukuri niko kwambere kuye kuba kwiganza kandi hakarebwa imbere hazaza h'umukristo, ubuzima bw'umukristo mu buryo bw'umwuka no mu buzima bw'umubiri. Hanyuma mu gusezerera abayobozi cyangwa se kugira kubagabanya ni byiza rwose igihe babona ko biri mu nyungu z'itorero biri no mu nyungu zo kugabanya imitwaro ku itorero. Ariko byakorwa habanje no kuba n'ibiganiro n'abakristo bakimenya mbere ubu ngubu mw'iyi minsi impinduka ziba ziratunguzwa abakristo. Ziratunguzwa abakristo umukristo bakabona itangazo rirasohotse. Gusa abayobozi bageza kubisobanura muri media ahanini ngira ngo biri gukorwa muri COVID-19 ngira ngo ntibanahagarara kubera ko COVID-19 nyine irakomeje yo bakwiye kuba bakora ayo mavugurura yabo muri ubwo buryo. So maho ryo ikintu mbona cya mbere ubuyobozi nibukore byose mu nyungu z'umukristo kurenza inyungu z'abayafite mu kuboko. Hanyuma niba koko ari ukujya mu ijuru nibikorwe koko kujya mu ijuru. Ibyo kujya ku mubiri ngo ndavuga ibyo kujya mu gifu abakristo bamenye ukuri kwabyo nibyo kujya mu mifuka bamenye ukuri kwabyo. Umuntu wese uzajya kujya mu itoro tujye tumenya ngo pastor agiye hariya kuri la poste umushahara we n'uyu byanashatse bashyiraho umwanya wo gupiganira amaho tukamenya ngo umupastor ugiye kuyobora umudugudu agiye kuyobora umudugudu afite ubushobozi ubu n'ubu buzagarukirana tukaba tuzi ngo ni umukozi w'itorero nabo abanyamuhamagaro nk'icyo bavuga cy'abanyamuhamagaro bagakora tuzi ko badahembwa. Sibyo? So urumva nyine umukristo nagira inyungu mu itorero. Hanyuma inama ku bakristo icyo nababwira cyane no kwizera abayobozi babo. Ngewe nicyo kintu cya mbere nababwira bagategereza bakabaha igihe. Yego. Igihe cyo gukora izi nshingano bafite zo gukora amavugurura akenshi ntago aba yoroshye. Barebe no muri politiki habaye amavugurura hazamo bura kuvuga abantu bakavuga bagakora analysis bamwe bakavuga ati ibi nibi. So bagira ikizere ubuyobozi bwabo ariko bategereze barebe ko hari icyo bizatanga. Wenda nk'abakristo bako bakunze gusenga nyine nibasenga ariko gusenga ntibigira icyo bikuraho. Mahurika babwira gusenga bishaka kugira icyo bihindura ariko gusenga kutarimo gukora ntigushaka kugira icyo ntacyo kwakuraho ntacyo kwahindura. Niba abakristo bose bababwira gusenga mu gito abapasiteri bo bafite bindi bitayowe na kwa gusenga ni ikindi kibazo gikomeye. So gusa ibigaragara igihe byaba birimo kuri igihe byaba birimo koko Imana nkuko tubibwirwa mahoro ibintu bizaba perfect. Reka dushimire abari badukurikiranye ikinyamakuru ni bwiza.com na bwiza TV na isi n'abantu TV. Reka rero tuvuge ngo iki kiganiro nakagaruka kandi dushimira abadukurikiye. Ikiganiro kuri bwiza ni gospel talk, kuri isi n'abantu ni ibyahishuwe. Murakoze cyane. Murakoze.